Iyi mpanuka rero yabaye ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa kabiri 2025 mu karere ka Rulindo, ikaba yarabereye hariya mu murenge wa Rusiga, ikaba yari itwaye abagenzi 52. Ako kanya 20 bahise bahasiga ubuzima, ariko ubu ngubu amakuru ahari aka kanya tuvugana abantu 36 nibo bamaze gushiramo umwuka, dore ko babafashe bakabajyana ku bitaro, bamwe bakiri bazima abandi bagihorogoma ndetse abandi bapfuye. Nyine yabaye saa 7:20 ni ipine ryaturitse adepanshije, noneho abura uko ihagara kubera byari mu ikorosi, ihita ikomeza rero ihita imanuka gasozi. Imirambo yari myinshi cyane, uko twe twagiye tubibona nyine abantu babazamuramo mu musozi babavanayo nyine aho yabereye. Impanuka yabaye saa 7:20 mu karere ka Rulindo. Ngibi nibwo bwa mbere nabibona, ariko hapfuye abantu barenze kwemera, twabaze nka 20, avuyemo impinje 2. Numva ikintu kirimo guhirima jugujugu, ariko tukumva ari imodoka, noneho twe twahungiye hari inyuma twerekeze iyo muri Gakenke. Abantu bose bari bifashe impungenge, abagabo baratabara nyine bari babakiri bazima, ariko mo hagatanga hari nk'umuntu bahateruye nawe wari wamaze kuvamo umwuka. Bagarutse tubona imodoka iri kwibirandura, nyine abantu basigara hasi, hapfuye abantu benshi cyane, si wanababara. Twayiteruraga tuyizamura araruguru. Ndi hakurya hariya ku musozi, imodoka yamanutse yirukanka hita igonga igiti irakushumuka, yamanutse yiterera hejuru ibaranguka, amatunda yose yasigaye, ibintu, intebe, ibintu byose, abantu bamwe basigaraga ni benshi bapfuye. Iyi mpanuka najya ntego. Umuvugizi wa polisi uhagarariye intara y'Amajyaruguru, ubwo twamubazaga kino kibazo yadusubize agira ati: impanuka ikomeye ya bisi ikorera ikigo cya International yabereye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Rusiga. Basi yavaga i Kigali yerekeza Musanze, yari ifite abagenzi 52, yarenze umuhanda igwa nko muri metero 800 ivuye ku muhanda. Hari abantu bahasize ubuzima n'abakomeretse bikomeye cyane. Turacyakora iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye impanuka ndetse n'imibare yabaguye mu mpanuka. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyateye ino mpanuka, abantu benshi bagiye bakigarukaho bavuga ngo uyu mushoferi ngo yari yasinze, dore ko imodoka yamanutse muri metero zirenga 800 mu mpanga igakora impanuka ikomeye cyane. Abandi baturage nk'uko mwakomeje mubyumva bakomeje bavuga bati imodoka ya depanse indi modoka muri kaburimbo, aho ngaho yari mu ikorosi, ubundi imodoka ihita irenga umuhanda ihita imanuka. Yamanutse abantu ko yagendaga imanuka niko bagendaga bavamo bapfa, n'ibikoresho byayo byinshi byasigaye ruguru. Akenshi urebye imodoka yageze epfo itakiri imodoka, amapine yari yamaje kwangirika, ibirahure byo byaye byashizemo kera, na kiriya kintu cyo hejuru kiba ku imodoka wabonaga intebe gusa. Hari umuntu umwe cyokoze baje gukuramo bwa nyuma yageranye epfo, dore ko yageze aho yahagaze hasigayemo umuntu umwe gusa. Dore nanone ikintu cyatumye imodoka itajya mu gishanga neza, imodoka hari ahantu yageze ihubirana n'urutare, abari go ruyitangira imera nk'igabanyije umuvuduko irahagarara. Bavuga yuko imodoka yakomeje ihinda, dore ko yanahagaze epfo icyaka moteri yayo yari igikora. Abantu bapfuye ari benshi rwose, ku buryo n'imibare n'ubu ngubu bari kugenda biyongera umunsi ku munsi, umwanya ku wundi rwose. Hari harimo abana 2, abandi bakuru bose nabo bamaje kwangirika. Iyi modoka rero yabavaga mu karere ka Kigali, yavaga i Kigali mu ntara mu mujyi yerekeza i Rubavu, dore ko yari irimo abagenzi bataha muri ako karere ka Rubavu, irimo abacuruzi benshi bari bavuye kurangura ibikoresho. Iyi yari bisi nini cyane, akaba ariyo mpamvu dusaba ko niba uzi ko hari umuntu ufite ukunda gukora ingendo ava Rubavu ayerekeza Kigali, wamenya neza niba ari mu bashwe n'iyi mpanuka. Reka twumve ibyo umuyobozi w'akarere ka Rulindo yatangaje. Abari bayegereye batubwiye ko ipine yaturitse, hanyuma nibwo yahise irenga umuhanda ijya ahantu hasi mu gishanga. Ni impanuka mbi cyane, kugira ngo kugeza ubu ngubu tumaze kumenya abantu 16 bamaze bakomeretse, bagiye bajyanwa mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali, kugira ngo Minisiteri y'Ubuzima
y'ubuzima na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bakoze ubutabazi bwihuse. Ikiri gukorwa n'uko minisiteri y'ubuzima nk'uko nabibabwiraga na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bakoze ubutabazi bwihuse, imodoka nyinshi za ambilanse n'iza gisirikare zagiye ziza aha ngaha ziza kwevakura abantu barimo kubitaho mu bitaro bitandukanye. Iyo ugeze rero aho iyi mpanuka yabereye ubona ko bimwe mu byuma by'iyi modoka byagiye bisigara ku musozi, kuko ahangaha iri yamaze gusamburika cyane ku buryo bigaragara ko itakiri imodoka, ariko gusa ngo yageze kuri iki gice igihinda nk'uko abaturage babigaragaza. Abenshi bari bari muri iyi modoka, bamwe bari bavuye kurangura ibicuruzwa mu mujyi wa Kigali babyerekeza mu karere ka Rubavu. Urabibona uzara abantu barimo kuvara kugera kuri noneho nta n'uri kubakora abandi kugenda batambuka. Ngarukiye mu bya hariya hafi na kiriya giti urabibona uzara abantu barimo kuvara kugera kuri noneho nta n'uri kubakora abandi kugenda batambuka. bose urabona bagiye bakwikiramo n'imirambo na za shitingi ntabwo iri kuyireba naho se hatwikiye buriya n'imirambo. Ayiwe data we mana yanjye we mana yanjye we, biriya ni ibibati by'imodoka biriya biri mu mayira haruguru. Ayiwe abantu ni hariya hejuru. Twagiye umva, mugerageze nimba ufite umuntu ujya ukora ingendo za buri munsi, ubaze ino manuka ibaye muri aya masaha iguyemo abantu benshi, gerageza ubaze yuko nta muntu waba uzi wabuguye muri manuka cyangwa se n'umuryango w'uwaburiye mu manuka nawe amenye ko hari umuntu wiwe waburiye ubuzima muri iyi manuka, kuko iyi modoka iguye muri aya masaha nyuma ya saa sita. Ariko amakuru ndi guhabwa cyangwa amakuru ari kongeraho aka kanya, ishobora kuba abantu barokotsemo ari bake, kuko baravuga ko hafi ya bose baguye muri iyi manuka. Mugerageze ducicikanishe izi video ku mbuga zose nkoranyambaga tubamo, abantu babuza babo kubera ino manuka bagerageze bagere ku bantu babo. Mugerageze dukore urukundo, tugerageze turebe ko hari umuntu wabona umuntu waburiye muri iyi manuka, kuko imodoka nini ya bisi gutya iguyemo abantu barenga 30 kuzamura, ni abantu benshi cyane. Mugerageze turebe ko nta abantu baburiye ubuzima muri iyi manuka twaba tuzi hafi yacu. Mugerageze kabisa. Ukuntu wabaye igihe twamanukira mugana ari wegera ifashe mwarebye neza munsi n'abandi bantu barimo. Ni impanuka ikomeye ya bisi ya kampani ya International yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu, aho yari irimo abaturage bagera kuri 52 nk'uko bene kampani babigaragaje. Abaturage bayibonye bagaragaza ko yagiye ibajugunya aho yagiye imanuka hose, ku buryo yageze aha ngaha muri iki gishanga hasigayemo umuntu umwe nawe waje kuhaburira ubuzima. Gusa uko bigaragara iyi modoka yangiritse cyane, dore ko aha ihagaze ari hejuru y'urutare, kubw'amahirwe nibwo rwatumye itamanuka ngo igwe hasi mu mukoki cyangwa se muri ruhurura nini cyane ihari. Ndagira ngo wumve bamwe mu baturage babonye iyi mpanuka ndetse baje gutabara uko babibonye ndetse n'ubutabazi batanze, dore ko bakuraga kuri uyu musozi abahitanwe n'iyi mpanuka babazamura kuri kaburimbo muri ibyo birometero bigera kuri 2. Impanuka naje nsanga imaze kuba, ikintu nakoze ngewe nuko naje nje gutabara, nzankuramo umuntu umwe wari urimo mu modoka wari wapfuye,
rangije turamuzamura tumugeza ruguru iriya rangije ngaruka gutwara umuntu wari urimo uryamye haruguru y'imodoka wari wapfuye nanone turamuzamura tumugeza ruguru iriya. Ndumva ari ibyo ngibyo nabonye. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo yagaragaje ko iyi mpanuka yabaye ku isaha ya saa 7:25. Amakuru yari yamenye nuko harimo abaturage 52 ku ikubitiro abaturage 16 bahise bahasiga ubuzima. Abari bayegereye batubwiye ko ipine yaturitse hanyuma nibwo yahise irenga umuhanda ijya ahantu hasi mu gishanga. Ni impanuka mbi cyane kugira ngo kugeza ubu ngubu tumaze kumenya abantu 16 bamaze bakomeretse bagiye bajyanwa mu bitaro bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali kugira ngo Minisiteri y'Ubuzima na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bakoze ubutabazi bwihuse. Kiri gukorwa n'uko Minisiteri y'Ubuzima nk'uko nabibabwiraga na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bakoze ubutabazi bwihuse. Imodoka nyinshi za ambulance n'iza gisirikare zagiye zizanga ziza kwevaka abantu barimo kubitaho mu bitaro bitandukanye. Iyo ugeze rero aho iyi mpanuka yabereye ubona ko bimwe mu byuma by'iyi modoka byagiye bisigara ku musozi kuko ahangaha iri yamaze gusamburika cyane ku buryo bigaragara ko itakiri imodoka, ariko gusa ngo yageze kuri iki gice igihinda nk'uko abaturage babigaragaza. Abenshi bari bari muri iyi modoka, bamwe bari bavuye kurangura ibicuruzwa mu mujyi wa Kigali babyerekeza mu karere ka Rubavu. Gusa nguko uko bimeze ahangaha mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga. Bose urabona bagiye bakwikiramo n'imirambo na shitingi ntabwo iri kuyireba naho satwikiye buriya n'imirambo. Ayiwe data we mana yanjye we mana yanjye we, biriya ni ibibati by'imodoka biriya biri mu mayira haruguru. Ayiwe abantu ni hariya hejuru. twagiye umva mugerageze nimba ufite umuntu ujya ukora ingendo za buri munsi ubaze ino manuka ibaye muri aya masaha iguyemo abantu benshi, gerageza ubaze yuko nta muntu waba uzi waba uguye muri manuka cyangwa se n'umuryango w'uwaburiye mu manuka nawe amenye ko hari umuntu wiwe waburiye ubuzima muri iyi manuka, kuko iyi modoka iguye muri aya masaha nyuma ya saa sita. Ariko amakuru ndi guhabwa cyangwa amakuru ari kongeraho aka kanya, ishobora kuba abantu barokotsemo ari bake kuko baravuga ko hafi ya bose baguye muri iyi mpanuka. Mugerageze ducicikanishe izi video ku mbuga zose nkoranyambaga tubamo, abantu hari umuntu wabona umuntu waburiye muri iyi mpanuka, kuko imodoka nini ya bisi gutya iguyemo abantu barenga 30 kuzamura, ni abantu benshi cyane. Mugerageze turebe ko nta bantu baburiye ubuzima muri iyi mpanuka twaba tuzi hafi yacu. Mugerageze kabisa. Uko nabaye kure igihe twamanukira mugana ari wegera ifashe mwarebye neza munsi n'abandi bantu barimo.